Azwi inshuti yanjye ikirenzeho ndagukunda nyine tu nta kintu kibi nakwifuza kukikubaho. Cyakora niyo mpamvu Clement kenshi niyo ankoshereje nibuka inshuti yampuje nazo z'umumaro hari zifise ibyo zamariye n'izigomba kugira ico zimariye. Nkumva rero ivyo vyanyene vyo tuma ndamubabarira yampaye abantu pe. Ariela ndi inshuti na Clement cyane urabizi. Nari ikintu kimwe ajyamisha nyagakubizi. Ubu nonaha ubu naricaye hano iyi niba yicayemo niyo nawe yari yicayemo ava hano nonaha Clement yego. Okay. So tuganira ibintu byinshi ariko iby'ingenzi ambwiye nanze kubiguhisha kubera ko kuba inshuti yanjye nivuze ko yaguye mu cyaka nawe inshuti yanjye. Ese yaba yarigeze akubwira ko afite umugore? Ariko uri kuravuga Clement uyuwe umugabo wanje? Clement umugabo wawe? Ndashaka kubwira ko Clement afite umugore unatwite. Amahoro y'Imana bane nawe wahisemo kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Wowe wemeye gukora subscribe ndetse nawe utarayikora ugikore kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bitandukanye n'amakuru menshi tuba tubafitiye kugira ngo bigende neza. Uyu munsi nongeye gufata umwanya kugira ngo twongere tuganire kuri filimi yacu bita My Testimony ndetse n'izindi filimi zitandukanye zose, dore ko festival imaze kurangira. Ninde muha cyangwa ninde mustari wo mukina filimi waba warahize abandi. Ubu ngubu kuno mwaka wa 2025 abahize abandi no mugabo bita Bamenya watsindiye imodoka nziza cyane ndetse na Ketchup watsindiye imodoka. Abandi batandukanye bagiye bahabwa ibihembo bitandukanye ndetse hari nabagiye babibura bikabakora ku mutima bikababaza bakagenda bavuga amagambo atandukanye. Ariko ibyo ngibyo sibyo tugiyemo, ahubwo nuko nabibutsaga ko mu cyumweru turimo cyangwa kimaze guhita ariyo byari byagenze. Weekend yagize amakuru menshi ndetse yagize n'ibirori bitandukanye, dore ko abasari bose bahuriye hamwe muri Sky Lounge bagiye muri cyo bita after party, bagiye gusereburira ibihembo byabo ndetse bagiye gusangira n'abafana babo. Uyu munsi rero reka twigarukire muri My Testimony kugira ngo tukomeze tuganire turebe ibigiri aho bigenda bishyira. Ese twaherukanaga kwa pastor bimeze bite? Ese nawe byari bimeze bite? Clement byagenze bite? Cyangwa docteur ni ibiki kihari kirahanga? Igihari nuko ibintu bimaze kugera ku buryohe tutangiye kujya tubona imbaraga z'abanyarwanda, aho amafilimi menshi cyane agenda hatana. Ese kuno mwaka ni ye filimi yacyuye igikombe mu mafilimi ya kinyarwanda? Harimo Inzira y'Umusaraba ndetse na Daredevil, kabari yo tuvugaho niyo yanatwaye igikombe. Kiramane akaba yaratwaye igihembo cya filimi nziza cyane. Ese ni iki mwari mwiteze kumva cyangwa ni iki mwiteze kumva? Icyo ngiye kubabwira akakanya nuko filimi yacu My Testimony ahigeze ubu ngubu twibaza byinshi cyane. Ni ye mpamvu abakozi b'Imana bo muri iki gihe basigaye bahinduka ahubwo bagahita bamera nk'abakozi ba Satani, ko nta kintu baba bitaho? Ni iyihe mpamvu? Rero tugendeye ku makuru dufite aturuka muri My Testimony nuko pastor we yakomeje kwinangira umutima no kugira ngo atsigasire icyubahiro cyiwe tutabona, ariko yakagombye gushyira umuryango imbere kubera yuko n'abana b'Imana n'umuryango, burya umuryango ushize imbere byose bigenda neza. Niyo mpamvu rero aka kanya turi kwibaza ngo n'ukubera iki uyu mu pastor adakora ibintu byiza cyane ahubwo akora ibintu bibi ndetse akanabikorera umuryango we. Nyuma yo guca umwana amaze kumuca agiye, umwana we yakomeje kuhura n'ibibazo dore ko yatangiye kuribwa n'inzara. Umubyeyi ufite imbanyi cyangwa umugore utwite kubura ibyo kurya ni ikindi kibazo gikomeye cyane, dore ko yakagombye kwitabwaho n'uwo yasanze. Sibyo ko ari umusore w'umunyerari wikundira igitsina gore cyangwa wikundira gusambana. Ndeka tubivuge mu ubwo buryo yakagombye kuba nawe avuga ati uko byagenze kose nakoze amakosa, ariko no mwana ne kumutererana dore ko ari mu kaga no mu mazi abira.
dore ko nawe umuntu wese ari guhamagara kuri telefone ntabwo ari kumwitaba, ndetse n'uwo bakundanaga umushiri wiwe yamuhamagaye biranga, yanga gufata telefone yiwe bitewe n'akaga ari mu buryo. Reka mbabwire bantu mujye mwibuka yuko buryo umuntu nagira mu byago aribwo abakeneye abantu, aribwo abakeneye inshuti. Uyu nawe rero ibibazo afite rero ni byinshi cyane, dore ko cya mbere yabuze umuryango we waramutereranye waramujugunye, ikindi cya kabiri afite umwana mu nda, ikindi cya gatatu nuko abamufataga nk'intangarugero bose batangiye kujya bamusuzugura babona yuko burya wa mukobwa ari umwasama cyangwa wa mukobwa ari ikiraya, niko twabivuga. Rero ubwo yagiraga kwa Kerema we yahise yigendera mu bagore, dore ko we na dogiteri bawubanye neza, niko twabivuga. Ariko bakaba bawubanye dogiteri ameze nk'umuntu wishyura Kerema kugira ngo bakore ibyo bakora, dore ko ubwo Nawomi yagiraga mu rugo yahise agenda kugira ngo arebe ko dogiteri yamuha amafaranga maze akaza kuba yagurira icyo kurya Nawomi. No kugera mu rugo ahagera nta kintu yaguze, ahagera nta kintu yamuhaye, maze umugore inzara igakomeza kumwica. Ntabwo twamenya ni ikihe gihano Nawomi yaba arimo, ariko twebwe reka tubivuge nk'abakiranutsi cyangwa nk'abakristo. Rimwe na rimwe Imana idushyira mu gashuri, yamara kudushyira mu ishuri twarivamo tumaze kwiga twafashe neza, ikadukorera ibyiza. Nta kigeragezo kidafite kitagira iherezo, ndetse nta n'ishuri ritarangira ngo keretse iryo wishyizemo ku giti cyawe. Icyo nababwira kuri Nawomi no munsi rero, uyu mukobwa afite ibibazo, ni ukuri unabirebye ubona no ku maso ye afite ibibazo byinshi cyane, ariko umuntu akibaza ngo nibiye zarangira ajya ninde uzabirangiza. Ese twakagombye kubana muri ubu buryo, umuntu afite ikibazo tukahita tumufata gutyo tukamushyira ahantu atakagombye kujya, cyangwa tukamutererana nk'inshuti ziwe cyangwa nk'umuryango wiwe, cyangwa twakagombye ahubwo kuba tufata ikikosa ry'umuntu tukarimuhanira, ariko nyuma yo guhanwa imbabazi zigahabwa zigatangwa. Ese nimba Bible ivuga ko hagati yacu n'Imana harimo urukundo, na hagati ya Yesu natwe akaba mu rukundo, hagati ya Yesu n'Imana akaba mu rukundo, kuki n'imbabazi zose kandi urukundo rugendana n'imbabazi, ni ukubera iki abantu twege tutababarira? Twahagaze ku cyubahiro cyacu, twumva ko aho turi cyangwa icyubahiro dufite nta muntu wagihirika. Ese nimba Imana ikeneye icyubahiro natwe abantu tugakenera icyubahiro, mutuhitemo ninde muntu ugomba kuba afite icyubahiro muri twebwe, cyangwa ni ari hagati n'Imana natwe ninde wakagombye kuba asigasira icyubahiro cyiwe k'Imana igerageza kwitwara? Cyangwa reka mbyite gutyo ntimwumve ndambikire cyangwa mvuze ibintu bitakunze kuvugwa, cyangwa nimwumva mvuze nabi, nta kibazo kunkosora biremewe. Niyo mpamvu ari comment washyiramo ukavuga ati ahangaha ntibavuga gutya. Imana nimba ikoresha urukundo rukaza muri twebwe cyangwa kuri two, ikayikoresha inyoroshyo zo kutagira ngo iduhanire ko ku byo tuba twayikoreye twavuye mu nzira zayo. Ku bwa kera ku bwa Mose abantu bakoraga ibyaha, tubibuka umugabo umwe wafashe Abisiraheli ubwo akababwira ati mureke twiremereye igishushanyo. Uwazanye icyo gitekerezo n'abagabo biwe n'umuryango we wese, mwibuke ko ingisi yarasamye irabamira. Kubera iki mutekereza ko nimba twakoze ibyaha twebwe tudapfa? Isodomu n'i Gomora Imana yaraharimbuye, kwa Nowa Imana harimbuza umwuzure, ariko abantu b'iki gihe ntabwo tugitekereza ko Imana igira ikagira umujinya kuba ishobora kuba yarimbura abantu bose, ikabarimbura ku bw'ibyaha bakora. Ariko yarirahiriye avuga ati ntabwo nzongera kurimbura umwana w'umuntu, ariko ibyo twebwe dukora bihabanye n'ubushake bwayo. Ntabwo twakibaza nimba abantu dukora ibibi cyangwa dukora ikibi twavuga ko ubu ukorera Satani, ntabwo uko twabivuga, ahubwo igihe hari nuko twese twakagombye kugira umutima wa kimuntu, maze tukajya tugira n'impuhwe, kubera yuko n'inyamaswa igira impuhwe, ntabwo twebwe twakagombye kuba tubaho kurenza inyamaswa ubugome. Nawomi rero papa we akimara kumusohora nibwo twese tubona ko abapasiteri bo muri no minsi bashobora kuba hari ibintu byinshi cyane bakora bibi bitwaje ijambo ry'Imana, bitwaje ko ari abapasiteri, bitwaje icyubahiro cyabo. Kuba ukomeye ntabwo bisobanuye ko wakandamiza abantu, kuba ukomeye ntabwo bisobanuye ko wafata imyanzuro ngo uri kurwana ku cyubahiro cyawe. Icyubahiro ni ikintu gishira, ariko urukundo ntabwo ruzigera rushira.
Kerema wiyemeje kuba agenda abeshya abakobwa dore ko wawe dogiteri ndetse na Nawomi arababeshya ko abakunda, ariko icyo twamaze kumenya nuko uno mwana wavutse hagati ya Nawomi na Kerema ntago byari bikwiriye, ahubwo Kerema yamufashe ku ngufu, nicyo cyamubatumye aka kanya Nawomi ari mu mazi abira. Iyaba Nawomi yarabigizemo uruhare basi yakagombye kuba adafite n'ikibazo atanicuza, ahubwo ubu ngubu turibaza ngo niye niye mpamvu iri gutuma Imana imwima amaso cyangwa iri kugira. Ariko ijambo ryarambwiye ngo amatwi yayo ntiyapfuye ngo inanigwe kumva, ngo amaso yayo ntiyabwe kugira ngo ananigwe gukora, ahubwo ngo gukiranika kwacu niko kwayiteye kuba tutakora. Ngaho koko rero nuko byifashe muri my testimony, ndetse umugabo yamaze gutanga agasopo ku mukozamu cyangwa ku mukozi wo bita pirate, aramubwira ati ndakwihanije nimba bakubwira ngo uteke ugateka, nimba bakubwira ngo uteke icyo ukagiteka, umunsi nawo mazinjira muri rugo nanjye nzakora akantu, nzakoreka ko nanjye ndi chef de famille, nzakoreka ko nanjye nkomeye ndi umupasiteri ufite icyubahiro. Ni iki yari gukora? Ni uguca umwana. Kera ngo habayeho umugabo afite abana, umwana umwe aramubwira ati dawe mpa ibintu byanjye byose mbifate mbirye cyangwa mbe umugabane wanjye w'ibyo ugomba kumpa, maze aho umuhaye arigendera, agenda arawurya, aramaze arawurya, umaze gushira abona ntibishobotse, gasubira mu rugo ajya gusaba akazi. Bibiri tubwira ko uwo muhungu umwana w'ikirara yafashe akazi, bamuhaye akazi ko korora ingurube akajya asangira nazo ibiryo. Umunsi umwe aricara aratekereza avuga ati mu rugo rwa data n'umugaragu ararya agasigaza akabimena, ariko ndi kwifuza ndi kurya ibyo bamenye, ndi kwifuza kurya ibyo bamenye hasi ngo mbirye, ariko ndi kwa data. Niko afashe umwanzuro rero aragenda, ageze kwa data mwirembo aravuga ati dawe ntibikwiye ko nakitwa umwana wawe, ntibikwiye ko nakitwa n'umukozi wawe, ahubwo basi mfasha unjyane mu bacakara niyeranire nabo nge nsangira nabo, ariko umbabarire. Umugabo yanejejwe nuko umwana mugarukiye yamaze kwiga. Buriya iyo wamaze kwiga wamarafashe ibintu byinshi cyane, buriya no kumyitwarira irahinduka. None mwana nuko Bibiliya itatubwira ngo byagenze bite, ariko igihari nuko uyu mwana akimara kugera muri uru rugo ahubwo yatangiye gukora neza, dore ko ise yamwakiriyanye imbuwe n'urukundo rukomeye cyane. Aravuga ati mwana wanjye ngwino bakudodera ikanzu nshyashya, iyo wifuzaga kujya kurira mu bacakara. Bundi iyo umucakara n'umuja bari batandukanye, kubera ko umucakara yakoraga akazi adahembwa, ariko byibura umuja we yakoraga akazi anahembwa. Ariko n'umwana amaze kugira mu rugo rwa se, ise yahise abaga ikimasa gishishe. Bisobanuye iki? Ubundi Bibiliya itubwira ibice bitatu babazemo ibimasa bishishe bifite urugimbo. Ni igihe abamarayika bajyaga gusura kwa Loti bashyira mu nzu yababagiye ikimasa cy'imishishe, babacumbira n'imitsima. Nimvuga ko Loti mwibuke ko ari babandi abagabo bo mu Sodomu n'i Gomora baje ngo barashaka kuryamana nabo, maze Loti akababwira ati mureke mba abakobwa banjye, maze abo bagabo bakabyanga. Ahandi hantu hagaragara ikimasa cy'umushishe ni kwa Aburahamu, ubwo bamarayika bamusuraga bamubwira ko azabyara umwana, nibwo Bambo nawe yabaze ibimasa by'umushishe arabibabagira. Uno mwana nawe rero yafashwe gutyo kubera ko arakoze ikintu gikomeye cyane, yarakoze ikintu gihambaye cyane cyo gusaba imbabazi. Niyo mpamvu rero yavuze ngo reka tubage ikimasa icy'umushishe tukimuhaza, tumudodere n'ikanzu nzima, bamwakire mu muryango. Nababwiye ngo Imana yonyine ihora iteze amaboko uko twayigira. Bibiliya itubwira ko n'umuririmbyi waririmbye ngo hari nta mu Rwanda n'icyenda ziramwe mu rwuri, ariko imwe impamvu zitari ijana imwe yarazimiye yaragiye, maze umungera ata 99 ajya gushaka iyo imwe. Nimba rero uwo mubyeyi yaravuze ngo umwana wanjye yatashye, maze akamukorera ibintu bisa nk'ibyo ngibyo, bimeze nk'ibyo ku bantu babiri cyangwa abagabo babiri b'ibyitegererezo twumva muri Bibiliya bakoze, niye mpamvu y'uwo pasiteri yakagombye kuba n'umwana we yaramwimye amatwi, ko yakagombye kumutega amatwi akumva uko byagenze. Burya umuntu nakora ikosa nujya no kumuhanuza amazina wumve n'uruhare yabaye yagize mu ikosa ryabaye, kuko aka kanya impamvu byose biri kuba kuri Nawomi ni ukubera ko ababyeyi be batigeze bifuza kuba basaba bamutega amatwi ababwire uko byagenze. Ni nayo mpamvu mama pasiteri yababaye cyane, bitewe n'uko umwana wiwe uko yamureze arakuzi kose, ntabwo umwana wiwe yamureze ajya mu busambanyi, ahubwo
icyabaye nicyo bakagombye kuba batega amatwi kugira ngo babashe ko cyumva, ariko bitewe no guhagarara ku cyubahiro kwinangira aba bagabo babiri bose nababwiye, yaba ari Burahamu yaba ari ndetse na Loti, bose Loti mwibuke yuko wehe yanavuze ngo nimureke mbaha abakobwa banjye kugira ngo mubaryamane nabo kugira ngo mukore icyaha kingana gutyo. Icyo gihe bavugaga rero ubutinganyi karibwo bwageze. Uyu munsi Clement arakora ibyo ashaka, arajya ku mugore umwe akajya ku wundi, akereka yuko bose agize utabakunda kubera ko nta kintu afite. Mugani wa mama na wa mama mubwira yuko ko nshimye ko nawe maturuka mu muryango ufite wowe ufite iki cyatuma wumva ko uri umugabo wagombye kubana n'umukobwa wanjye. Niko yarashatse kumubwira, ariko Clement bitewe nuko nyine ari umusore aho ngaho utunzwe n'imitsi y'abandi, ntago ibyo byose abitega amasonga ganze yareba nicyo yakoze agihe agaciro, nawe aracyari aho ngaho. Kimwe cyo kwakagombye kubafata n'umwanzuro akavuga ati genda ntago nkomeza gukora ibyaha, ahubwo reka ngende ibyaha nakoze birahagije, reka njye kubana n'uwo nakagombye kuba mpa icyubahiro kuko amfitiye umwana. Renze rero uko bizaza kugenda, wowe nawe uduhe igitekerezo cyawe ukuntu kubyumva kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari wa My Testimony, ndetse tuyifashe tuyisharinga kugira ngo igere kure, ibe mu mafilimi akunzwe hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse na sinema nyarwanda tuyizamure muri rusange. Reka mbabwire ngo muze ku Ngoma Gasage ntawangwa na bose. Werebe nimba utarakoze subscribe uyikore kugira ngo dukomeze tubane mu bindi biganiro by'ubutaho. Ndabakunda kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese.